Reka ngushimire wowe tukiri kumwe kuri mikro ya Celebrate XMASS Party. Ni igitaramo kigomba kuba ku tariki 12 z'ukwezi kwa 12 hariya muri Camp Kigali. Ni igitaramo kizaba kirimo abastari boss muri football, mu muziki, mu ba DJ, mubaki. Nawe niba uri umustari wanyu ubwo ngubwo nicyo gihe cyo kuza ugaca kuri red carpet n'umugabo nk'uyu nguyu. Kano kanya ndi kumwe na Khalfan Shakur aka Govinda aka bad boy bro. Uriba dia Mike yawe. Ni benshi cyane. Reka turetse yacumbikiye. Hanyuma Govinda reka nguhe ikaze kuri mikoro ya Celebrate XMASS Party. Murakoze cyane kuri Celebrities Merry Christmas Party. Celebrate XMASS Party. Okay, Celebrities XMASS Party. Hanyuma Khalfan ikindi igitaramo kigomba kuba kirimo abahanzi bose, abakinnyi b'umupira w'amaguru bose, abakinnyi ba filime, uhere no kuri njyewe umuntu ubufite umucongo mwinshi ku masaha ahenze. So kuri chain zihenze. Akomeye iminsi sigaranye ubwiyemeze Khalfan. Ariko tujye tuvugisha ukuri umuraperi utiyemera nta nubwo abaho. Hanyuma Khalfan urumva hariyo umunsi nyirizina bizaba ari uguca kuri red carpet. Uzatambuka kuri red carpet umeze gute? Ubwo abantu baguheruka waje mu sanduku ubu ngubu noneho bishobora kuzatangira bagucukura bizagenda bite? N'udushya twinshi ushobora kuzazana n'abakobwa bavuye mu ijuru bagomba kuzara abakobwa baba slay queen bameze fresh kuko ndumwe mu basore bakunzwe bafite look za fresh kugeza magingo umusore ari baningira banange. Hanyuma Khalfan iki ni igikorwa hano bwa mbere kizaba kibaye mu Rwanda ntago twari dusanzwe tumenyereye ko abastari bose hamwe ushobora kubahuriza ahantu hamwe. Urabona bino bintu bizashoboka? Umuntu ahubwo wabanje kubitekereza bino bintu ashobora kuba afite umuziki intego nziza ni umuntu utikunda ubwe ku giti cye. Niba ari nawe so ndagushimiye cyane Boskizo. So gusa ndabona bizagenda neza mere ku mutima wanjye nimboneka ugutazaboneka ntabwo ari umusuperstar ntabwo tubaza abo ngabo nibataboneka. Ako kantu ubwe ngo umuntu utazaboneka ntabwo azwi nta nubwo agaragara nta notuzi atinya cyangwa atinya n'amafoto none se niba uberwa n'ifoto kubera icyo utacana kuri red carpet abantu bakakubona. Khalfan urabona impact bizagira cyangwa se bifitiye akahe kamaro industry Rwanda kuba abastari bagiye guhurira hamwe mu gikorwa kimwe? Ni ugufata abafana ba showbiz industry music cyangwa se showbiz zitandukanye yaba abakina filime abamodo so abo bantu bose bafana babo bantu bose tukabagira bize na showbiz yacu. So ndatekereza umuntu atekereje iki kintu yatekereje ku ruhande rw'abafana abagomba kubona nyine fan moment z'abahanzi n'abakinnyi b'umupira. Icyo gikundi cyose abagomba kubabona bari hamwe baciringa. Nose we nagushaka kumona ndi guciringa na Knowless. Khalfan buretse Knowless wenda nuhe muntu wenda wundi ufite amatsiko uvuga turi muntu kabisa icyango cyenda cyemera afite amatsiko y'uburyo azatambuka kuri red carpet? Igikobwa bita Marina. Ahubwo zazana bebe urabizi reka mbivuge babireba uzamakinge shoko akaboko kankomboye guciringa nawe baby. So tuzabereke ko nge nawe tukimeze fresh. Okay reka noneho tuve wenda kubijyanye n'igitaramo tuganire kuri Khalfan. Khalfan ngusanze hano hari abantu benshi. Olivier indukiza kamera gatoya urabona abantu bose bari hano. Aha garuka urabona abantu bose bari hano. Khalfan igikorwa ngusanzemo hano muri mu biki? So niyo mpamvu nababwiraga yuko ndumwe mu bahanzi bakunzwe aba bantu bose nyine nabaje kunshyigikira. Ni igikorwa ndi kumwe na Blues Melody indirimbo bayita Power. Ese uramutse ufite power wakora iki? Ese uramutse ufite ubushobozi bwose wari gukora iki? Nje rero mva icyo nari gukora. Wari gukora iki? Iyo nzamu kugira ubushobozi sinari gutuma kadafata uvamo ngo agende. Iyo nzamu kugira ubushobozi nari guha pase gateta gatsinda tugashyira amavubi mu gikombe cy'isi. Igihe nza kwisapa waminduye ubuzima ndakina tennis na president maze gukabya inzozi aza nkora mu kiganza n'ifoto itazigera isibangana ku mutima ni seve yanjye itazigera yibagirana n'ibikorwa nakoze izina nagize wallahi.
yababwiye kizababwira. Aha, yitwa Khalfan Shakur aka Govinda. Hanyuma Govinda, wenda mbere yuko nkurekura kuri mikoro ya Celebrity Christmas Party, ni igitaramo nyine kigomba kuba ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ahari muhema ka Kigali. None ndagira ngo wifashe mikoro, ibintu byose tuganiye ubirezime nanone umunota umwe, kandi nanone abafana bawe muri rusange ugira ikindi kintu ubizeza, n'ugire n'icyo ubateganyiriza, mbese bicisha amatsiko ku buryo bazaza kukureba ku bwinshi. Mu by'ukuri igihe cyose ndi umuntu ugira amagambo make nkagira udushya twinshi, so nshobora kukubwira ibintu uyu munsi ejo nkaba mfite izindi ide, kandi mba mfite ide ziharanira yuko umuziki wacu utera imbere. So umuntu ushaka kuzabona agashya ka mbere, anyway, ndi numwe mu baraperi bazi kubyina, hari igihe nzabyina n'udushya twinshi wanjye turacyababikiye so urareba abantu bose baba bashaka kubona ese abasani babaho gute, bishima gute, benjoyinga gute. Anyway, nshobora no kugukubita kapela, uzaze wowe, icyo ngusabye no kuza muri Celebrities XMASS Party. We love you, muzaze muri benshi.